umuntu ashobora guhanura ataba amaso akarimbuka, ashobora kwerekwa ataba amaso akazajya mu muriro, yavuga mu ndimi nyinshi, yaba atitwaye neza ubugingo bwe n'ubundi bukazarimbuka, ariko ntawe usengera mu mwuka uzarimbuka. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Iyakabunze Etienne, nkaba ndi pastori mukuru w'itorero muri paruwase ya Rundoyi, ikorera umurimo w'Imana mu karere ka Rutsiro ho mu murenge wa Ruhango mu ntara y'Uburengerazuba. Nkaba nkorera umurimo w'Imana muri ADPR, ni ukuvuga mu itorero rya Pentecote mu Rwanda. Biriya byose ndashima Imana, ikindindiye mu murimo wayo n'umuntu bwayo, kandi mfite umufasha n'abana 6. Bityo rero nshimye Imana ko ikiturinze twese kandi habwe icyubahiro. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 14. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 14 handitswe ijambo ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Amen. Intego mfite uyu munsi wa none iravuga ngo dusenge Imana nk'uko ishaka. Ijambo turarisomye ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Mbere yuko ntanga ubusobanuro, ndagira ngo mbanze senga Imana kugira ngo ibe mu ruhande rwanjye, kuko njye ubwanjye gusa ntacyo navuga gifasha abanyumva, ariko imbaraga z'Imana zimbayeho, imitima ya benshi yahemburwa. Bityo rero ngira ngo ninginga Imana ibe mu ruhande rwanjye, abantu babashe kumenya icyo bashakaho. Imana Data twese oraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana itegeka bikaba kandi uvuga bigakomera. Izina ryawe Uwiteka Nyiringabo. Iri jambo rero ndarisomye, ariko ndifuza imbaraga zawe ko zarishorera. Mwuka wawe werakanzaho cyane, simbe njyenyine, kugira ngo imitima y'abanyumva n'abazanyumva izabashe guhemburwa n'iri jambo unshyize ku mutima. Ngusabye no kwangirira neza, kwamba hafi kuba ntangiye, kugeza nsoje nkabona kugira neza kwawe. Ntihaboneke njye nk'umwana w'umuntu, ahubwo abonekewe nk'Imana ishobora byose. Ngushimiye ko wumvise, urakoze ko urabikora gushaka kwawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nuko mbivuze, intego yanjye iravuga ngo dusenge Imana nk'uko ishaka. Imana tuzayisenga dute? Nk'uko ishaka. Umugaragu w'Imana arandika, Mwuka w'Imana murimo aravuga ati kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Ntiyavuga ati wenda nuko atwumva iyo dusengeye mu idini kanaka, iyo dusenze turaba naba. Oya, ati nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Ntiyavuga ati wenda Imana iratwumva iyo tuyisengeye mu butayu, iyo tuyisengeye mu rusengero n'ahandi n'ahandi. Oya, Uwiteka aratwumva iyo tumusabye ikintu nk'uko ashaka. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko ntanga ubusobanuro bw'iri jambo, ndagira mbabwire ngo twahamagawe n'Imana imwe, ariko imihamagaro yacu yo iratandukanye. Kandi bitewe n'uko imihamagaro itandukanye, no gukora kwacu kuratandukanye. Niyo mpamvu mujya mubona musurwa n'abantu batandukanye, bamwe bakabaganiriza bakora hirya no hino, ariko umwe mu gihe abaganiriza akabaganiriza ahagaze hamwe, kandi burya bose ni abakozi b'Imana. Umurimo wabo niwo gukora neza bazawuhemberwa. Ku ruhande rwanjye iyo nganiriza abantu ijambo ry'Imana, ntabwo kenshi mbahanga amaso, kandi si uko ntareba, ahubwo ni imihamagaro mbabwira itandukanye. Iyo maze kumva ijambo ry'intego, Umwuka wera yarishyize mu mutima wanjye, ndarisoma. Nyuma yo kurisoma, muri njye hagasigara n'undi murimo gusenga Imana, nyigisha inama. Mwese Mana, kugira ngo abantu barusheho kumva neza iri jambo, ndarisobanura nde? Ese nkora iki kugira ngo abantu bumve neza, bamenye icyo bashakaho? Cyagiye ndi kugisha Uwiteka inama, nibwo ushobora kubona mbombetse amaso, ni nabwo ushobora kumva mvuze ngo dusoma aha ntarambuye Bibiliya. Ntibigutangaze,
ni Imana byishakiye, nta ruhare nabigizemo, ni ubushake bw'Imana ihamagara, kandi kuko ari Imana byishakiye icyubahiro ni icyayo. Ndakomeje n'intego idusaba gusenga Imana nk'uko ishaka. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu na Yesu yavuze iri jambo nk'uko turisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 21. Aravuga ati mwese mbwira ati mwami mwami si uzara ubwami bwo mu ijuru atabwo keretse uko nibyo data wo mu ijuru ashaka. Yohana nawe ati iki ni gidutera gutinyuka imbere ye nuko atwumva iyo dusaba ikintu nk'uko ashaka. Ese Imana ishaka ko umuntu ayisaba ate, ko yitwara ate, ko akora iki kugira ngo yumve gusenga kwe? Mwanditse igitabo cya Zaburi y'ijana na 105 umurongo wa 18 na 19 nawe yaranditse aravuga ati Uwiteka aba hafi abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Ageze ku murongo wa 19 aravuga ngo azasohoza ibyo bamwubaha bashaka kandi azumva gutaka kwabo abakize. Imana idufashe cyane. Ijambo kubaha Uwiteka njya ndi agaciro cyane ko nasanze ko ibintu byose murakeneye abiheshwa nuko yubaha Imana. Zaburi ya 25 umurongo wa 14 igitabo cya Zaburi ya 25 umurongo wa 14 haravuga ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa abamwubaha, azabereka isezerano rye. Imana ishimwe cyane. Gusa ndagira ngo ngire ikintu mvuga kuri ijambo dusomye muri Zaburi 115 umurongo wa 18 ngo Uwiteka aba hafi abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Azasohoza mu 19 ngo azasohoza ibyo bamwubaha bashaka kandi azumva gutaka kwabo abakize. Ubundi kubaha Uwiteka ni ijambo rikuru muri nge kuko narikuriyemo kuva mu bwana, ubwo Imana yari maze kunyereka ndi muto cyane muri 73 maze imyaka 12 nibwo nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi y'ijana na 12 umurongo wa 1 nsoma muri Bibiliya ya mubyara wanjye kubera ko ngiye nta bushobozi nari mfite bwo kugura Bibiliya, ariko nza gusoma Zaburi y'ijana na 12 umurongo wa 1 nsanga handitswe ijambo ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Iryo jambo ndisomye ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Naje kwibaza ntese burya ndamutse nubashye Uwiteka birashoboka ko hari ukundi kuntu nazabaho? Maze ngeze ku murongo wa 2 numva nanone hari ikintu winjije mu mutima wanjye havuga ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, ngo umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Nuko maze urubyaro rw'uwo wubaha Uwiteka, urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Maze haleluya, ijambo ndisomye numva muri ngihaje mu kibazo, dore ko muri icyo gihe nari mfite imibereho induhije kubera ko nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse. Icyo gihe nabaga kwa nyogokuru byara mama, nibwo nasomye iri jambo ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Nari mfite mari umukarishye washaka kunyicisha inkono, uretse ko Imana yandengeye igira ngo nzayikorere. Mari yakunda kuzamuka hepfo yaho ntuye, nani hepfo y'inzu nicayemo, maze akazamuka kazana umupanga. Icyo gihe nabanaga na nyogokuru byara mama uko mbabwiye. None ubwo rakazamuka n'umupanga n'inkoni akaza ashaka kunyica, ariko nyogokuru yakumva ari kuzamuka akangira inama ati n'Imana ikikurinze reba aho wihisha ntakubona. Nkajya munsi y'igitanda cya Kinyarwanda twita urutara, nuko nkibikiraho igitebo marume akaza nshaka, maze ibintu akabijugunya biterera hirya no hino nshaka, ariko cya gitebo nitwikiriye Imana ikakirinda ntagikoreho. Nuko akabije yaje nta mupanga yazanye, hakabaho ubwo mbonye akankubita imigeri akankubita inshyi, ariko yaba yazanye umupanga Imana ikampisha. Iri jambo nibwo naje kurisoma ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Ndavuga burya ndamutse nubashye Uwiteka birashoboka ko hari aho Imana yazangeza ntanjya gusengera Imana
hirya hangaha hirya yantuye maze ngapfuka mu gasambu nkarira Imana ni nubwo utagira ikintu ikindi kintu ntari ukama kukubaha kuko namaze kumenya ko kubaha Uwiteka ari ingirakamaro. Ye uyu munsi rero kubaha Uwiteka nubwo bigaragara ko hari ijambo rikuru mu bugingo bwanjye kuva mu bwana sibyo ntindaho cyane, ijambo ntindaho turarisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 23 na 24 niryo jambo ntindaho. Mbega ryo kuzuzanya n'iri jambo dusomye ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye ngo nuko atwumva iyo dusabye ikintu nuko ashaka. None ashaka dusenga dute? Gusa ubwambere ashaka ko tumutakira mu by'ukuri. Icya kabiri ashaka ko tumusenga tumwubashye ko turabona ngo azasohoza ibyo bamwubaha bashaka kandi azumva gutaka kwabo abakize. Abamwubaha ntibakemera ko babona ibyo kurya azayibaha, imyambaro azayibaha, mbega bigaragara ngo azabakemurira ibibazo bafite ariko ari uko bamwubaha. Bigaragara ngo nawe ukeneye ko Imana yita ku icyifuzo cyawe, hirimbanira kubaha Uwiteka. Nukora ibyagutegetse uzamwubashye, nukora ibyo ashaka uzamwubashye. Ndagira ngo dusome hariya muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 23 na 24 aho Yesu yavuze ati ariko dore igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri mu kanya dusome muri Zaburi Uwiteka aba hafi y'abamutakira mu by'ukuri bose. Abasenga by'ukuri n'abasenga bate ngo ariko dore igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri ngo kuko Data ashaka ko bene abari bamusenga. Haleluya! Ubwo twamaze kwinjira mu bisobanuro, Imana ishaka ko tuyisenga dute, kuko intego yacu ni ngo dusenga Imana nk'uko ishaka. Amen. None irashaka ko tuyisengera mu mwuka no mu kuri. Mu yindi mvugo navuga ngo abasenga Imana nk'uko ishaka n'abayisengera mu mwuka no mu kuri. Uyu murongo wa 23 urawumva neza mushiki wanjye, mwene data unteze amatwi, wa mubyeyi unyumva, ese wa mugabo unteze amatwi, urumva ko gusengera Imana mu mwuka no mu kuri ari gusenga Imana nk'uko ishaka. Haleluya! Nuko Yesu arareba ati nyamara abantu barasenga nibyo, atari igihe kiraje, ati ndetse kirasohoye, ati ubwo abasenga by'ukuri. Bigaragara hari abasenga nibyo ni benshi kandi ariko badasenga mu by'ukuri, ariko ngo abasenga by'ukuri ngo n'abasengera Data mu mwuka no mu kuri. Ati ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri ngo kuko Data ashaka ko bene abo ari bamusenga. Umurongo wa 24 aravuga ati Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ese mwene data unteze amatwi, ese gusengera Imana mu mwuka ni ugusenga gute? Gusengera mu kuri siko ni ugusenga gute? Birasaba kumenya neza uko uzasengera mu mwuka, uko uzasengera mu kuri, ukamenya uko ariko, kuko dusoma ijambo ry'Imana ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ngo ubwo abasenga by'ukuri, abasenga by'ukuri atari abanyedini nsa, abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri ngo kuko Data ashaka ko bene abo ari bamusenga. Yesu arakomeza ati Imana ni umwuka n'abayisenga kwe kwisengera mu mwuka no mu kuri. Iri jambo raryumva ute rero? Ese munasengera Imana mu mwuka ate? Asengera Imana mu kuri ate? Aho nongera ngo utekereze, gusa nagira ngo gukurikirane njya kubwira ngo n'uburya ijambo rigira imbaraga yo habaye kurisobanukirwa. Na Yesu ajya kujya mu ijuru ngo asezera kubigishwa be ngo abungure ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Niko dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 45 ngo maze kandi abungure ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Iri jambo raryumva ute? Ko Yesu yagaragaje ko abasenga by'ukuri atari abasenga ku munsi runaka, atari abasenga ku cyumweru cyangwa ku isabato,
abasenga by'ukuri, atabasengera muri Pantekote cyangwa mu Gatolika, abasenga by'ukuri, si abasengera mu Badivantisi umunsi wa karindwi, ntabwo ari abasengera mu Babatisita, abasenga by'ukuri, si abasengera mu Basilamu, ahubwo ni abasengera Data mu mwuka no mu kuri. None abo basengera mu mwuka no mu kuri ni abasenga bate, ni abitwara bate? Kandi ufite amatwi yumva yumve. Ageze kuri uwo murongo wa 24 ati Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. None sahari mu mwuka umuntu yasengera mwate, yasengera mu kuri ate? Nyumva neza ndayamunkurikirane kandi unashyira umutima hamwe kugira ngo bishobore gusobanukirwe neza icyo Imana igushakaho. Kandi nanjye ubwanjye ndinginga Imana ngo inshoboze iri jambo ndikubwira uko ishaka, ko njye ubwanjye gusa kuko nabisabye ntacyo nakumarira, ariko Imana nimba hafi ndakumenyesha uko wasengera Imana mu mwuka nuko wasengera Imana mu kuri. None se umuntu asengera Imana mu mwuka ate? Asengera Imana mu kuri ate? Iri jambo nkunda kuvugana navuze ngo kumva kugira agaciro yo kongereho gusobanukirwa. Kumva Abaswahili bita ngo ni kusikia na kufahamu, kumva no gusobanukirwa. Mu Gifaransa bita écouter et comprendre, to hear and to understand. Mu Cyongereza iryo jambo kumva no gusobanukirwa rizirikana mwene Data. Abaheburayo aribo navuga ngo abo mu gihugu cy'Isirayeli, ayo magambo bayita lishimoa verhavine, bisobanura ngo kumva no gusobanukirwa. None ahari umuntu yabashate kumenya uko yasengera Imana mu mwuka ndetse no mu kuri. Ijambo gusengera Imana mu mwuka ntabwo ari uguhanura, ntabwo ari ukuvuga mu ndimi nyinshi, ntabwo ari ukwerekwa. Ijambo gusengera Imana mu mwuka, nyumva neza. Wambaza utesero n'umuntu ahanuye icyo gihe bakoze ate? Iyo umuntu se yeretswe yavuze mu ndimi nyinshi, rero nkubwire ngo hari amagambo abiri, hari icyo bita gukoreshwa n'umwuka, hari no gusengera mu mwuka. Bityo rero iyo umuntu avuze mu ndimi nyinshi aba akoreshejwe n'umwuka, ariko ntabwo abasengeye mu mwuka. Iyo umuntu ahanuye aba akoreshejwe n'umwuka, ariko ntabwo abasengeye mu mwuka. Mbega niyo umuntu avuze ubutumwa imitima y'abantu igahembuka, nibyo aba akoreshejwe n'umwuka, ariko ntabwo abasengeye mu mwuka. Rero mubwire ijambo gusengera mu mwuka. Ijambo gusengera mu mwuka rero niyo ngira ngo umenye neza, usobanukirwe uko abantu basengera mu mwuka. Icyitonderwa, umuntu ashobora guhanura ataba amaso akarimbuka, ashobora kwerekwa ataba amaso akazajya mu muriro, yavuga mu ndimi nyinshi, yaba atitwaye neza ubugingo bwe n'ubundi bukazarimbuka, ariko ntawe usengera mu mwuka uzarimbuka. Ijambo gusengera mu mwuka, gusengera mu mwuka ni iki? Gusengera mu mwuka ndashaka ko ugusobanukirwa. Uriya murongo wa 24 urabyumvikanisha neza ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Bishaka kuvuga iki rero? Ni nkuko wavuga ati wenda kanaka atuye Tanzania, n'umushaka ajya Tanzania. Ndashaka gutanga urugero nyine. Niyo ngo niba rero uriya muntu ushaka ari muri Tanzania, nawe ukagomba kujya muri Tanzania. Ubu ujya muri Tanzania rero uzanamubona, ariko niba uzakomeza kuba mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo uzamubona, kandi batari mu Rwanda ari muri Tanzania. Ni urugero ndi gutanga. Rero nkubwire ngo hari ibihugu bibiri, hari igihugu cyitwa kamere, hari igihugu cyitwa umwuka. Bwo bigaragara ngo iyo umuntu ari mu mwuka biba bivuga ngo yavuye muri kamere. Iyo rero akiri muri kamere ntabwo yajya mu mwuka. Muri kamere icyo akora yakoreshwa n'umwuka, ariko niyo yajya mu mwuka, kuko umwuka niyo wamufata akamukoresha, ariko niyo yajya mu mwuka. Kugira ngo ajye mu mwuka nuko abanza akava muri kamere. Nizere ko nteze amatwi. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 8 umurongo wa 5, arambwira ati abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Mbega byumvikane nk'uko umuntu avuga ati wenda Abanyarwanda
bita ku byo mu Rwanda. Ni nkuko natanze urugero abo muri Tanzania bako nabakita ku byo muri Tanzania. Nizere ko nteza amatwi n'uburyo natanze ngira ngo turusheho kumva neza ngo abakurikiza bya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri naho abakurikiza by'umwuka bakita ku by'umwuka. Ageze ku murongo wa 6 Abaroma igice cya 8 umurongo wa 6 aravuga ati kuko umutima wa kamere utera urupfu ngo ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Ngo kuko umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Agera ku murongo wa 7 abaravuze ati kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana ngo kuko utumvira amategeko y'Imana niyo mpamvu ushaka gusenga Imana by'ukuri asaba kuva muri kamere kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse n'ushobora kuyumvira. None hageze ku murongo wa 8 Abaroma igice cya 8 umurongo wa 8 abaterega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Nuko byumvikana ngo rero ubutware bwa kamere ukiburimo ntiwanezeza Imana iri mu mwuka keretse uvuye muri kamere nawe ukajya mu mwuka niba ushobora kunezeza Imana. Hariyo mpamvu umvise iri jambo ngo ariko igihe kiraje ati ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri kuko Data ashaka ko bene nabo ari bamusenga. Imana ishimwe cyane. Bigaragara ngo Yesu ajya kubwira ijambo abasenga bari benshi ariko ari byasanga abasenga by'ukuri atari benshi. Abati igihe kiraje ndetse kirasohoye ati ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri ati kuko Data ashaka ko bene nabo ari bamusenga. Aho babanje kuva muri kamere bakinjira mu mwuka. Abo bantu rero niyo bamaze kwinjira mu mwuka basengera Data mu mwuka. Ni nkuko mwabati noneho uyu muri iki gihe narimutse wenda akazi ngakorera wenda mu Burundi n'urugero ngakorera se wenda muri Kenya sinyiba mu Rwanda bisobanuye ngo muri Kenya nyine hakorera akazi nta niko bigenda. Iyo twimutse muri kamere imirimo yose tuyikorera mu mwuka. Iyo twimutse mu butware bwa kamere haleluya abaririmbyi baririmbira mu mwuka mbega abakozi b'Imana tugakorera Imana ariko turi mu mwuka. Nuko ababwiriza ubutumwa bakabwiriza ubutumwa bari mu mwuka kuko bimutse mu gihugu cyitwa kamere bimukira mu gihugu cyitwa umwuka. Aho rero ni Imana ishaka twimukira yo tubashe kumunezeza noneho tumusenga uko ashaka. Intego yanjye iravuga ngo dusenga Imana nk'uko ishaka kandi uko ishaka nuko tuyisengera mu mwuka no mu kuri kandi ufite amatwi ngo yumve. Nuko dusomera ijambo aho mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 8 ngo erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ndagira ngo nkurikire neza nukuvuga ngo rero iyo uri mu butware bwa kamere ndavuze ntushobora gukoreshwa n'umwuka ariko niyo wasengera mu mwuka bigaragara ngo umwuka yagukoresha ukaririmba ugasenga yagukoresha ugahanura ariko ntushobora kujya mu mwuka ukiri mu butware bwa kamere keretse ubanje kwimuka muri kamere. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 24 aravuga ati abakristo Yesu babandi basengera Imana mu mwuka no mu kuri ataba Kristo Yesu babambanye kamere nirubanira rivyayo. Abakristo Yesu batari abanyedini nsa batari abapantekote b'agatolika n'ababatisa n'abandi. Abakristo Yesu ngo icyo babanje gukora babambanye kamere nirubanira rivyayo. Bamaze kumenya ko bari mu butware bwa kamere badashobora kunezeza Imana bimuka muri kamere nuko kamere barayibamba. Imana ishimwe cyane ngo abakristo Yesu babambanye kamere nirubanira rivyayo. Imana dushoboze kubamba kamere dushoboze kubambiruba nirari bya kamere cyangwa tubashe kujya mu mwuka bityo tubashe gusenga Imana nk'uko ishaka tubashe kwinezeza. ngo abakristo Yesu babambanye kamere nirubanira rivyayo. Imana tugendere cyane wende bamaze utese none
tuzabwirwa n'iki ko twimutse muri kamere cyangwa ko tukiri muri kamere? Tuzabwirwa n'iki? Ko ari nakwibeshya ngo navuye muri kamere, wenda bitewe n'idini ndimo nkibwira ko navuye muri kamere, nkibwira ko nagize mu mwuka. Wenda nawe wambaza utyo, nanjye nakwibaza ntyo, none se twabwirwa n'iki ko twimutse muri kamere? Pawulo yandikiye Abakorinto, igice Abakorinto urwandiko rwa kabiri, yandikiye Abakorinto urwandiko rwa kabiri, Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 6, aravuga ati nicyo gituma dukomera umutima iteka, ati kandi tumenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kuri Umwami wacu. Iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kuri Umwami wacu. Ageze ku murongo wa 8 aho mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 8 aravuga ati nyamara dukomera umutima iteka, ati kandi icyo turushaho gukunda, icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'Umwami wacu. Haleluya. Ati kandi icyo turushaho gukunda, ntabwo waba utaritandukanye n'uyu mubiri ngo ubane na Yesu ntibishoboka. Uyu mubiri ukujyana aho ushaka, uyu mubiri ushaka gusambana ugasambana, washaka kwiba ukiba, uyu mubiri ugutegeka kwica ukica, ugutegeka kubeshya ukabeshya, uyu mubiri ntabwo ushobora gutuma wegerana n'Imana. Ariko Pawulo ati nyamara ati icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'Umwami wacu. Ubundi kwitandukanya n'uyu mubiri niko kwitandukanya na kamere. Imana igufashe kunyumva neza. Imana kandi nanjye nawe idushoboze kwitandukanya na kamere, ariko kwitandukanya n'umubiri. Wambaze ese twakwitandukanya n'umubiri dute kandi tutuyemo? Ndaje babwire ngo ijambo kwitandukanya n'umubiri ntabwo ari uko wenda bazakubaga none umubiri wawusature umwuka bawukuremo, we ntabwo ari uko bimeze. Birashoboka ko rero umubiri tuwuturamo n'ibyo, ariko twaritandukanyije nawe, ahubwo twarageze mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Umuswahili yaravuze ngo uyishi nawe lakini usifanane nabo, biswane ngo ubane nabo ariko ntuse nabo. Mu yindi mvugo rero tura mu mubiri, ariko we gukora iby'umubiri gutegetse. Ufite amatwi umva yumve. Umubiri dushobora kuwuturamo, ariko ntidukore iby'umubiri urarikira. Biswane ngo twitandukanyije nawe, kuko abantu bashobora kubana mu nzu ari babiri ariko baritandukanije, umwe afite gahunda ze undi nawe afite gahunda ze, ariko babana mu nzu imwe kandi baritandukanije. Niko Imana ishaka ko nje nawe umubiri tuwuturamo, ariko ntidukore iby'urarikira, ahubwo tugakora iby'Imana ishaka. Niba ushaka kuri ijambo ryubahiriza, cyangwa ushaka kugira kumenya imbaraga ziri muri iri jambo, urebe urwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Urebe uko Petero yanditse, ho yanditse ijambo ati nuko rero ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro. Arakomeza ati kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha. Uwo murongo wa 2 ngo ahereko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Nguyu umuntu Imana ishaka rero, ngo ahereke amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, ariko atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Iminsi isigaye kubaho kwe, niba ari imyaka 20, niba ari 50, niba ari imyaka 10, ngo ahereke amara iminsi isigaye akiri mu mubiri. Iryo jambo raryumvise neza, ahereke amara iminsi isigaye umubiri awutuyemo, ariko atagengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Ngo uyu muntu usengera Imana mu mwuka, ni uyu muntu uri mu mubiri ariko adakora iby'umubiri arikira. Uyu ni usengera Imana mu mwuka, ngo ahereke amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Mbese uranyumvise neza? Saba Imana izo mbaraga, kuko ntiwaziha, nta n'umwana w'umuntu wabyishoboza, ariko uramutse ubishatse wayibona. Yesu yavuze ati musabe muzahabwa, mushake muzabona. Niba rero unyumva neza, kurikirana iri jambo. Petero ati nuko rero ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, muba ariko namwe mwambara uwo mutima nk'intwaro. Abaravuze ku murongo wa 2 ati kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahereke amara iminsi isigaye akiri mu mubiri,
Imana idufashe cyane. Ntabwo tubwirwa amahame isigaye yavuye mu mubiri, azaba urimo ariko atagengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. N'icyo Imana ishaka, Imana iguhe kunyumva neza. Hamwe n'ibyo rero wenda njya nkubwire n'iki twakora, n'iki cyamenyesha ko navuye muri kamere nk'andi mu mwuka. N'iki wakora nawe ugaragare ko uri mu mwuka, kutakiri muri kamere. Ndajya mbabwire ngo ikigaragaza ubwenegihugu ntabwo ari ururimi. Oya rwose, ikigaragaza ubwenegihugu ntabwo ari ururimi. Ushobora kuvuga Igifaransa utari Umufaransa, ushobora kuvuga Icyongereza utari Umwongereza. Ikigaragaza ubwenegihugu rero ntabwo ngo ni irangamuntu cyangwa se ibyangombwa. Imana idufashe cyane. Bigaragara ngo kigaragaza ko umuntu ari umwenegihugu ni uko aba afite ibyangombwa byerekana ko ari umwenegihugu runaka. Ikigaragaza ko ndi umunyarwanda si ukuvuga Ikinyarwanda, ko hari n'abashobora kuvuga Ikinyarwanda atari Abanyarwanda, ari abazungu, ari abo hirya no hino mu mahanga, ariko ikizerekana ko ari Abanyarwanda ni uko ibyangombwa byabo biba byanditseho ko ari Abanyarwanda. Mu yindi mvugo rero ni imbuto nibyo nshatse kuvuga. Yesu yaravuze ati muzamenyera ku mbuto zabo. Mata igice cya 7 umurongo wa 20 avuga ati nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Nta handi bazatumenyera rero naho ngaho. Ibyo niyo byangombwa. Haleluya. None ndagira ngo mbamenyeshe ko na kamere ifite ibyangombwa byayo, umwuka akagira ibyangombwa bimuranga, kamere nayo ikagira ibyangombwa biranga kamere. Utese kamere irangwa n'iki? Umwuka akarangwa n'iki? Ko twasomye ijambo ry'Imana ngo erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. None nawambaza utese nzabwirwa n'iki ko nkiri muri kamere? Tusomye ijambo ryavuzwe na Yesu ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Luka igice cya 6 umurongo wa 44 aravuga ati igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Bityo rero n'ibiranga muntu yanjye yanditseho ko ndi umunyarwanda, byerekana ndi umunyarwanda. N'ibyangombwa byanditse ko uri umunyekongo, uri umukongomani. Ibyangombwa byawe mbega urebe neza byanditse ko uri umuke. Nuko imbuto zawe zigaragaza ko uri umuke. Aho nongera ngo tusobanukirwe, abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. None sahari kamere irangwa n'iki? Ngo bishoboka ndebe ibyangombwa byanjye byari byo. Ese umwuka warangwa n'iki? Ko igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu Galatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza 21. Ku murongo wa 19 handitswe ijambo ngo imirimo ya kamere iragaragara n'iyi ni ugusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugumanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndetse uramugara rw'Imana Pawulo avuga ati ndabwira hakiri kare nkuko nabwiye kera yuko abakora ibisa bityo bose batazaba ubwami bw'Imana. Urumva iryo jambo ngo imirimo ya kamere iragaragara, ibyangombwa bya kamere, imbega ibiranga kamere. Imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, ndetse n'ishyari n'umujinya, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugumanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Pawulo ararerura ati ndabwira hakiri kare nkuko nabwiye kera yuko abakora ibisa bityo bose batazaraba ubwami bw'Imana. Muri ibyo byangombwa usigaje n'iki cyangombwa? Urangwa n'iki? Nuko ikikuranga nusanga kiri muri ibyo nsomye munye tugenda cyari mu butware bwa kamere. Ubwo nyigira umujinya, ubwo nyigira ishyari, ndacyari mu butware bwa kamere.
Yesu nadufashe cyane. Nubwo utekereze niba ugisambana uracyari mu butware bwa kamere, niba kandi ugikora ibiteye isoni, niba ugitongana, ukigira amahane, Yesu nadufashe. Amahane nayo namwe mu byangombwa biranga kamere, kuko muri ibyo tuvuze amahane nayo arimo. Ijambo ry'Imana ngo imirimo ya kamere iragaragara, ngo niyi imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, ndetse n'amahane, ngo n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugumana no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Nuko ibyo byose rero uraza kureba uti mbese ndi muri we ruhande muri ibi bigaragaza ba kamere, nta kimbarwaho, nta kindimo. Nusanga ugisinda umenye uracyari mu butware bwa kamere, ukigira amahane uracyari mu butware bwa kamere. Nusanga ijambo kwitandukanya no kwirema ibice, ijambo kwitandukanya bisobanuye ngo ni ukudahuza n'abandi ku murimo, abandi bakagira ishyaka ku murimo wo kumva nta gaciro bihaye, abandi bakagira ishyaka ryo gukora ibyo Imana ishaka wo kumva ntacyo bikubwiye. Ibyo ni ukwitandukanya. Ariko kwirema ibice ni ukwigira udutsiko, bamwe hariya bandi hariya, mati ngiye kanaka ndamwanga nanjye ndamwanga. Ibyo ni ukwirema ibice. Ariko ibyo byose ni imirimo ya kamere, ngo no kugumanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Nuko Imana igufashe kunyumva neza. None rero niba tufite imwe muri iyo mikorere, twibuke ngo burya turacyari mu butware bwa kamere, kandi dushobora kunezeza Imana ubwo butware tukiburimo. Icyakora turasaba kwimuka ubwo butware tukabuvamo tukinjira mu mwuka, nk'uko twabisomye ngo ariko gihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene nabo ari wamusenga, n'abashaka ashaka ko bene nabo ari wamusenga. Abandi ni gupfa kuvuga ariko nibanezeza Imana. Nuko Imana idushoboze rero kuva mu butware bwa kamere, bityo twinjiye mu mwuka. Wambaza uti none nzagabwirwa n'iki ko ubutware bwa kamere buvuyemo? Igisubizo ni iki ngiki. Ubundi ni ukuvuga ngo natanze urugero, niba nicaye mu nzu bigaragara ngo iyo nzu umuntu nayikomanga nyirimo, nanjye nzamwikiriza kubera ko nyirimo. Azavuga mwumve kuko komanze inzu ndimo. Nuko rya mbabwire ngo hari ibikomanga kamere, inzu yitwa kamere, hari ibiyikomanga iyo bisanze tuyirimo, nuko turikiriza. Ariko bisanze tutayirimo birakomanga ntibitubone. Imana idufashe cyane. Inzu yitwa kamere indaya zirayikomanga. Inzu yitwa kamere ni ukuvuga ngo abantu bashobora kudutikira ubusa bakomanga inzu yitwa kamere. Nuko nyumva neza, inzu yitwa kamere impongano zirayikomanga. Ati ndaguha ibihumbi ibi n'ibi ariko wice kanaka, ariko ushinje runaka ibinyoma. Ndaguha ibi n'ibi ariko uvuge ibi n'ibi utabonye. Bigaragara ngo byose ni ibikomanga inzu yitwa kamere. Ntabwo umuntu uri mu mwuka ibyo bamubimuzana ngo abihe agaciro. Ni ugukomanga inzu umuntu yimutsemo. Mbese kamere wayimutsemo? Bitekerezeho. Inzu yitwa kamere, nyirabuja wa Yosefu yarayikomanze asanga ntayirimo. Imana ishimwe cyane. Mbega aramushuka agira ngo amugushe mu mutego w'ubusambanyi, asanga inzu yitwa kamere Yosefu ntayibamo, asanga yimutsemo. Inzu yitwa kamere. Imana igufashe kunyumva neza. Indaya ishobora kwiyambika ubusa imbere y'uwimutse muri kamere, akabona ni zero. Mbega indaya yasekereza, yakwanika iryinyo imbere y'uwimutse muri kamere, akora byose ntacyo bivuze. Ariko ukiri muri kamere akeka ko kashobotse, ugasanga bukanya aguye mu mutego. Mbega muri make havuye mu buntu bw'Imana, kubera ko kamere irakomanzwe. Uyikomanza asanga inzu n'undi wakomanga n'undi ntiyarimo. Imana ikugenderere cyane. Inzu yitwa kamere, abantu badutukira ubusa, twaba tukiri muri kamere, imijinya ikaza no kurwana kukaza,
kubera ko kamere ikomanzwe nuko mangwa yirimo. Imana ikuye kunyumva neza. Burya niba umuntu agututse uti yewe nanjye niwanuka nguceceke nawe ukamutuka umumweretse ko nawe uri mu butware bwa kamere. Niba umuntu akubeshyeye akagushyiraho ibyo utakoze ubwo ari kukomanga inzu yitwa kamere, nuko nawe uti kuva avuze gutya sinzongera kugira icyo mumarira, yewe sinzongera kumuhereza umukono, ubwo ni ukuvuga ngo akomanze kamere, asanga nawe uri muri kamere. Imana iguye kunyumva neza. Nuko bishoboka rero shaka ibyo wakwimuka muri kamere, nuko Satani nakomanga iyo nzu asanga iba yimutsemo. Amena cyangwa ubutware Imana ikaguma bwo kwimuka muri kamere. Shitani yayikomanga agasanga sinkiba muri kamere, yayikomangisha inkumi nziza agasanga nayimutsemo, yayikomangisha amafaranga agasanga kamere nayimutsemo. Ibyo byanezeza kandi byanezeza n'Imana. Mbe mwene data wimutse muri kamere, sa Imana imbaraga zo kwimuka muri kamere, uje mu mwuka kandi ufite amatwi yumve. None se wambira uti ningera mu mwuka nzera mbuto ki? Ko twasoma ijambo ry'Imana ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. None se umwuka arangwa n'iki? Ibya kamere byo twamaze kubyumva. Umwuka agaragazwa n'iki? Iyo usomye mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza 23 usanga handitswe ijambo ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Nubwo nyine imirimo ya kamere igaragara akaba ari mu gusambana no gukora ibitose n'ibindi, ngo ariko rero imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza, no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ngize imbuto zizatugaragaza ko ngiyo bya byangombwa navuze yaranga muntu yerekana ko twageze mu mwuka tutakiri muri kamere. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana. Urumva nyine ya mbuto yitwa kwihangana niyo idufasha kunesha kamere igihe bayikomanze. Imbuto yitwa kwihangana ihita mbega ituramira. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza no gukiranuka no kugwa neza n'ingeso nziza. Amena. No kugwa neza no kwirinda. Iryo jambo ariyumvise neza. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. So Imana rero igushoze gushaka ibyangombwa. Nuko ushaka urukundo, ushaka amahoro, imbuto y'amahoro bigaragara ngo ushaka amahoro. Ijambo amahoro bisobanuye ngo numva ngo niba ushaka amahoro uzashakira n'abandi. Ntabwo washaka amahoro abantu utayabashakira. Niba ushaka amahoro bene ambiro shakira umuturanye, uyashakira mu bana. Bigaragara niba ushaka amahoro, imbuto y'amahoro nicyo kizayizana muri wowe. Uzabanza ubyite uko biri kose. Ntabwo nshaka kuremerera umufasha wanjye, urashaka amahoro. Ntabwo nshaka kuremerera uwo tuvukana, sinshaka gutera ibibazo umuturanye. Uzaba ushaka amahoro. Imbuto yitwa amahoro nuko ibonekeye muri wowe. Imana idufashe cyane. Ubwo umuntu nakuguriza kubera ko ushaka amahoro uzamwishyura nkuko yakugurije. Biga bigaragara ngo uzaba umuntu utica gahunda kubera ko urashaka amahoro. Imbuto yitwa amahoro igomba kuboneka muri njye no muri wowe. Nyuma y'ibyo rero ukagira kugira neza, ukagira ingeso nziza. Bega mu misubirize yawe ingeso nziza. Ntumuntu ukabukirana, ntumuntu wo kuvuga buri kanya ndakwiyamye wintunaraho nakumena oya. Aho nahabuze ingeso nziza. Ingeso nziza aho ziri nta gusuzanya nabi, nta kubwizanya, nta no kurebana igitsure. Aho ingeso nziza ziri bigaragara ngo umuntu ahora afite ubwitonzi. Icyo ni Imana ishaka. Ingeso nziza ndetse no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Muri make rero mbivuzeho gutya. Ubutaha tuzatwinjira kuri buri mbuto ariko turebe neza mbese izi mbuto turazifite.
Imana idufashe cyane. Bityo rero bakristo bene data, mu nteze amatwi, bashiki banje, bavyeyi mu nteze amatwi, nimwibuke ko Imana ishaka ko tuyisengera mu mwuka, twayisengera no mu kuri, kandi ukuri tuzasengeramo Yesu niwe kuri. Yaravuze ati inzira n'ukuri n'ubugingo. Nuko bigaragara ngo nidusenga ibintu byose tukabisaba muri izina rya Yesu, tuba tugusengera Imana mu kuri. Gusengera mu kuri bigaragara ngo ni ugusengera muri Kristo, muri Yesu niwe kuri. Ariko nanone si ibyo gusa, iyo umuntu asaba yubahirije ibyo yasabwe gukora, burya bari gusaba Imana mu kuri, ni nko guhembesha akazi wahawe agakoze. Nabwo bigaragara ngo guhembesha mu kuri, bigaragara ngo yo nakoze ibyo Imana ishaka, no gusenga kwanjye kuza kuri mu kuri. Amen. Iyo nakoze ibyo Imana ishaka, ngakora ibyo Imana ntegetse, iyo nisabye Imana ndengera, mba ndi kuyisengera mu kuri, kubera ko mbere na mbere nabanje gukora ibyo yansabye gukora. Kandi ufite amatwi yumva yumve. Mbese usengera Imana mu kuri, usengera Imana mu mwuka no mu kuri. Gusa ndagira ngo rero ndangize, ariko mbere ko ndangiza, wite kuri ijambo dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 13. Uhakurikire mwene data, kuko mu kanya ndarangiza. Nuko dusenga Imana idushoboze kwimuka muri kamere, bityo tubashe kwinjira mu mwuka. Uribuka rya jambo twasomye mu Bakorinto mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 8, aho yavuze ati nyamara dukomera umutima iteka, ati kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri, cyangwa twibane n'umwami wacu. Icyo turushaho gukunda, amen, ni ukwitandukanya n'uyu mubiri, cyangwa twibanire n'umwami wacu. Uyu mubiri ni utera abantu gusambana, uyu mubiri ni utera abantu kwiba, uyu mubiri ni utera abantu kurwana, uyu mubiri ni utera abantu inzangano. Iyo twitandukanyije nawe, ubwo ntabwo tuba tukigize inzangano, ahubwo twera za mbuto z'umwuka: urukundo, amahoro, ibyishimo, kwihangana, kugira neza n'ingeso nziza, no gukiranuka no kugwa neza bikaturanga, ndetse no kwirinda. Imana ishimwe rero kubw'amagambo mbabwiye. Ariko Abaroma igice cya 8 umurongo wa 13 ngana ku mwanzuro, Pawulo yandikiye Abaroma iri jambo ati kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Amen. Ati kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Imana ishimwe cyane. Ingeso za kamere nta kintu kizica, ni umwuka wera. Ingeso za kamere ntabwo zakicwa n'idini, oya ntibishoboka. Ntabwo abatitsindwa mu izina rya Yesu ngo ingeso za kamere zipferekada, ariko ngo umwuka wera ni udushoboza kwica ingeso za kamere. Akaba impamvu twabwiwe ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene nabo ari bamusenga. Iyo twamaze kwinjira mu mwuka by'ukuri, atari idini, atari ukwishushanya, umwuka adushoboza kwica ingeso za kamere, atari ukwishushanya. Ndababwira igihe twigeze guteranira Igisenyi muri paruwasi ya Rubona kera mu mwaka mu 1990, tujyayo. Ariko tugezeyo nuko mu masengesho twagize, abantu bati umuyobozi bati dusenga Imana itwuzuza umwuka wera. Muri icyo gihe twasengaga, hari umusore nuko ndamwitegereza, umusore atangiye kujya areba ati reka ndebe ko bari kundeba, yabona ntibari kumubona, nuko akica gusa. Ibyo rero ni ukwishushanya, nta mwuka w'Imana wari umurimo, ko ari ukwishushanya. Ariko uyu mwuka w'Imana turimo ari umwuka w'ukuri, adushoboza kwica ingeso za kamere, adushoboza kwica ubusambanyi, adushoboza kwica ubujura, adushoboza kwica inzangano, adushoboza kwica ingeso z'iby'isi. Nk'uko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 5 aravuga ati noneho mwica ingeso z'iby'isi, mwica ingeso z'iby'isi, ati gusambana no kurigira no kurarikira, ati ntibikavugwe muri mwe rwose. Dore n'iki Imana ishaka. Imana idushoboze kwica ingeso z'iby'isi, idushoboze kwica ubusambanyi, tuzabwicisha kandi umwuka wera. Ati kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa,
ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Nicyo kizagushoboza guca ingeso za kamere, nicyo kizanshoboza guca ingeso za kamere. Wenda ibibazo utese none kubera iki nkomeza gutegekwa n'umubiri kandi senga, saba Imana muve muri kamere ryo mu mwuka. Umwuka azagushoboza kwica ingeso za kamere. Musaba imbaraga. Imana ishimwe cyane. Tujye gusenga Imana. Nicyo numvise nababwira bene data mu nteze amatwi, ngo buri wese arwane intambara nziza yo kuva muri kamere ajya mu mwuka, yimuke muri kamere ajye mu mwuka. Kubyo za nkumi zakugushaga nizongera kuza zizasanga warimutse muri kamere, yanzu zakomangaga zizasanga warayimutsemo, nuko maze zirushywe n'ubusa. Imana ishimwe cyane. Imana igufashe, Imana igushoboze kumenya ibanga ryo kwimuka muri kamere ukajya mu mwuka. Kandi twamaze kumenya ko nitumara kujya mu mwuka ngo tuzamara iminsi isigaye tukiri mu mubiri, nibyo ariko tudakora iby'imibiri irarikira, ahubwo dukora ibyo Imana ishaka. Mbifurije gukomera. Imana ibagire neza kubw'amagambo mu izina rya Yesu. Rero dusenga Imana. Nukuri Imana itugiye neza kubw'amagambo tubwiwe. Imana idukomeze tujye gusenga Imana. Mwene data ukeneye imbaraga zo kwica ingeso za kamere, bisaba Imana. Ukeneye imbaraga zo kwica ingeso za kamere, saba Imana imbaraga. Uwiteka bati musabe muzahabwa, nanjye misiremo mukomanga muzakingurirwa. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 16:11 haranditse mu mushake Uwiteka, mushake n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mureke dushake mu maso y'Imana, dushake Uwiteka, dushake n'imbaraga ze. Ntabwo imbaraga z'umubiri zishobora kwica ingeso za kamere, ariko imbaraga z'Umwuka Wera zadushoboza kwica ingeso za kamere, kandi nta wundi uzitanga uretse Imana. Reka dusenga Imana. Mana Data twese oraho, turagushimira mu izina rya Yesu. Urakoze kubwira ijambo kunze ko mvuga. Tanga imbaraga zo kurishyira mu bikorwa. Abantu tugusenge nk'uko ushaka, tugusengere mu mwuka, tugusengere mu kuri, kugira ngo nawe wite kugusenga kwacu. Mana twambika imbaraga zo kwimuka muri kamere, bityo tujye mu mwuka. Abari tuguhimbariza, abaririmbyi bakuririmba bari mu mwuka, mu izina rya Yesu. Abakozi bawe bavuga ijambo ryawe, turivuge turi mu mwuka. Abanyamasengesho basengere mu mwuka, mu izina rya Yesu. Ibintu byose dukora tuyikorere mu mwuka, hatari mu butwari bwa kamere, kuko ntabwo twakunezeza turi mu butwari bwa kamere. Mu izina rya Yesu. Nuko imbaraga zo kwica ingeso za kamere turazikeneye ziturutse kuri wowe, turazikeneye tuzihawe nawe. Mana mu izina rya Yesu, tanga imbaraga. Abantu bice ubusambanyi, abantu bice gukora ibiteye isoni, bice kuroga, abantu bice kwirema ibice, bice amahane, mu izina rya Yesu. Nuko Mana kwa kugumanwa bya biganiro byo kwagusinda byose bipfe, iyo tukubera abantu tubera umubyeyi. Turagushimira ko wumvise. Urakoze kubwira ijambo kunze ko mvuga. Usura abantu benshi cyane bakiri mu butware bwa kamere, abagabo n'abagore n'abakobwa. Mana imbaraga zo kwimuka muri kamere zibahe, bityo Mana bigaragare ko bimutse babaye abana bawe, kandi bera imbuto z'umwuka, ari bo rukundo, amahoro, ibyishimo n'amahoro, kwihangana, kugira neza n'ingeso nziza, no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda, bityo bibarange. Ndagushimira ko wumvise. Bana natwe nk'uko ushaka, senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.